Tubasuhuze abadukurikira mwese mu Rwanda no mu mahanga mwese, mu mujyi wa Kigali, amajyaruguru, amajyepfo, burasirazuba n'uburengera bwaryo. Mukomere cyane mpunzi n'abaryoshye ba diaspora mwese turabashuhuje, kandi mukomeze mugire impagarike n'ubugingo. Banki nkuru y'u Rwanda yazamuye igipimo cy'inguzanyo cy'inyungu fatizo. Ubwo akanga irizamura Ubushize yarazamuye, abantu bati yazamuye tukomeza tubivuga gutya, none n'ubu yongeye yazamuye. Bakunzi bacu rero, iki kintu nicyo kiganiro gato tugiye kugiraho. Muze commentaire zanyu. Ikintu nzi nuko turi kureba impamvu ishaka kuzamura iri faranga ku nguzanyo. Ariko wenda n'umuntu utabaze ekonomi cyangwa utarize ekonomi, tubirebere muri logique za turebe. Jya kuguza, uje kunguza banke Rambere n'urugero. Iyo turi kubwira abantu, tubwira n'abantu batazi n'ibya mu banke. Reka tujye twibwira aba baturage bo hasi bibera mu kimina, cyangwa se baguzanya igitoki n'iki. Muturage ngiye ugu urugero, Karori uraho komera cyane. Reba haruguru yawe kwa Karisa, wa mugabo ufite urutoki rwinshi cyane, uhinga n'ibishyimbo. Ugiye yarasanzwe kuguriza agasuperi k'ibishyimbo, akabakuje cyangwa agasorore kamwe, ukazamuha tubiri wejeje, cyangwa mugiye mwavuganye. None ubu ngubu yazamuye igiciro, uzajya akuguriza kamwe umuhe 5 cyangwa se 4. Muri makeya uzunguka ninde? Uzunguka ninde? Ibi rero birasa niko ndi kubibona, kubera ko niba banke benere ubundi itanga inguzanyo ku mabanke. Amabanki urabona, amabanki BCDI, Bakari, za Giti banki n'izindi yamara kubaguriza. Iyo bajya kugura y'amafaranga, iyo bagiye kugura y'amafaranga rero, iyo nguzanyo yatanze uko yongera birasana bya bindi. Iyo mugezeho rero nawe, niba yakugurizaga uzamungukira 10%, ubwo nawe azazamura inguzanyo. Bishatse kuvuga ngo hari abantu batazaguza kubera ko bazabona inguzanyo yazamutse. Tiya compris? Hari umwarimu uguza avuga ati, mu kuguza kwanjye mu mafaranga ngujije nzishyura avance sur salaire. Iyo bongerera amafaranga y'inguzanyo no kuri mwarimu cyangwa undi mukozi wa leta, umupolisi, umusirikare, mu ministre n'abandi gumeya Ninde, nukuvuga ngo nawe niba agiye kuguza amafaranga azishyura inzu, azayaguza ya avance sur salaire yiziyongeraho ya mafaranga ya banki izamushyiriraho na beneri yashyizeho. Bishatse kuvuga ngo niba udashaka kuzaguza menshi, kuzishyura menshi, ntabwo uzaguza. Nicyo byenda byabivuze, kubera ko akenshi ushobora kuzasanga inguzanyo yawe uzayishyura nk'igihe kirekire, cyangwa ibyo ari kuzishyura bikeya mu gihe inguzanyo yari itarishyurwa, yari itarongerwa, byari kuzaba bikeya. Banki nkuru y'u Rwanda rero beneri yazamuye igipimo cy'inyungu fatizo itanga amafaranga yayo kuri banki z'ubucuruzi. Banki z'ubucuruzi zira banki zo zini incuruzi nyine, kuko zirakuguriza nawe ukazishyura. Ariko hari akantu njye mbona kuki tujya kubitsa muri banki, ukabitsa amafaranga yawe, banki ukayiha amafaranga yo kugira ngo ikubikire kandi iri kuyacuruza yunguka. Bura nta kuntu banki yari ikwiriye kujya ibikira umuntu nawe imwungukira. Hari banki ngo ziri bloke, nizo hari ngo sinzi nizo ngo bungukira.
ariko mbona amafaranga yose ugiye kubitsa banki, kuko iyo ugiye banki kugira ngo agurize biterwa n'uburyo uri umunyamuryango wayo n'uburyo ugira n'uburyo ubitsayo. Ngiye mbona banki nayo wakagombye kubitsayo nayo ikakwishyura, ikagira ireba pourcentage n'ibiri guha mu gihe runaka, aho wavuga utamaze mw'iki gihe nayo kuko iba yayacuruje. Mbona banki ari ukuntu zifitemo akantu ko kuturya, niko navuga niba ariko nabyita. Keretse ubitsa amafaranga yawe yabika bakayicazamo gutyo, ariko niba bayakoresha ibintu by'ubucuruzi numva niba uzi ko hari igihe ufata amafaranga ukaba yamazamo nk'imyaka ingotana buryo cyangwa se ukajya ubitsamo ugira keretse wenda aracaho, ariko numva amafaranga yose amaze ukwezi muri banki ari bumaremo, numva yakwiriye kujya agira aga pourcentage kaza kiyongereyeho. Ariko burya banki ahubwira yakata ngo yakubikiye yagize gute. Yego hari abantu bafite ibifaranga by'imizigo cyane bahora ari muri muvoma, uramutse bayabitse wabumenya bayiba ntiwamenya, ariko abantu benshi banabitsa muri banki kubera ibyo ngibyo n'ibindi mpamvu. None rero inyungu fatizo itangiraho amafaranga yayo kuri banki z'ubucuruzi kiva kuri 6.9% kigera kuri 7, cyongeraho 0.5 mu rwego rwo gukumira izamuka rikabije ry'ibiciro ku isoko no gukomeza gushyigikira izahuka ry'ubukungu. Impamvu ngo baryongereho no gukumira izamuka rikabije ry'ibiciro ku isoko no gukomeza gushyigikira izamuka ry'ibiciro. None se reka nkubaze, logique ntago ndi kuyumva neza. Uzakumira izamuka ry'ibiciro gute ku isoko kandi umucuruzi wagiye kuguza amafaranga azayaguza inguzanyo yiyongereye kuki watayashakira mw'ibyo bicuruzwa bye? Niba yaranguye ahendwa azacuruza ahendwa nawe, niba yagujije ahendwa azacuruza ahenda kugira ngo abone icyo yishyura. Iki gisubizo ntago ndi kucyumva. Sinzi izamuka ry'ubukungu bavuga ko mu Rwanda ubukungu buhora bwizamura cyane. He nakandi kantu nabonye mu Rwanda ndibuze kureba niba nkabona ngo bazabona amabuye y'agaciro menshi cyane angana n'amamiliyari, ukabona ko mu Rwanda hari akantu noneho rero mu mwanzuro wafatiwe mu nama ya komite ya politike y'ifaranga y'iki gihembwe yateranye kuri iki cyumweru. Iyi nama niyo igena igipimo cy'inyungu fatizo ya banki nkuru kizagenderwaho mu mezi 3 ari imbere. Aho hantu rero ngira ngo murahumvise ko ni nyuma y'igihe gitoya yongeje banki nkuru y'igihugu konze gukora ikintu cyo kongeza cash noti cyane kuri banki z'ubucuruzi. Ibintu byinshi abantu bagiye bavuga ko iyo yongejeho ko hari abibihombeje, hari no kurimita kuguza. Ngiye mbona harimo no kurimita kuguza, kuko nujya kuguza inguzanyo ubona utazishyura uzaguza nujya kwishyura hazemo inyungu nyinshi, hari nk'abahita babyihorera. Kubera iki? Kubera ko akenshi ari igihe ushobora kuzabura ayo mafaranga binatewe n'uko ubucuruzi buhagaze ku isoko. Mugende mumbabarire mutemberano henshi mu maduka mu masoko, kenshi ari aho uzasanga ibintu byumye, abacuruzi bimereye gutya bifashe gutya, ugasanga nyine abantu nta mafaranga ahari cyane kubera ko abantu barakennye tu. Noneho rero hano hariho bita Rio de Ville, reka tunyure muri izi commentaire gato. Kariste aravuga ati n'ubundi haba entrepreneurship yaba economy ninamenyaga kubitandukanya. Ubwo aho kugabanya imisoro ku bicuruzwa mwe mwongereye inyungu zinjira iwanyu. Ubwo se izo banki zo ntizizi kuzamura inyungu kubaka amafaranga muri banki? Si byo se navuze? Wala kagoye na like sha. Nukuvuga ngo icyo bagombye kugamanura ni imisoro. Bibutse nongere mbibutse, essence mu minsi ishize yaragabanutse, igiciro bavuga ko yagabanutse, ariko nta kintu kigeze kigabanuka mu bicuruzwa, kandi essence muza akamaro kayo turaza ukagarukaho. Noneho rero uyu yivugira ati murabura kugabanya, ati n'ubundi
haba entrepreneurship yaba economy sinamenya kubitandukanya. Ubwo aho sinamenyaga kubitandukanya niko avuga. Ubwo aho kugabanya imisoro mu bicuruzwa mwe mwongereye inyungu zinjira iwanyu. Ni ukuvuga ngo bagabanyije icyo bita imisoro ku bicuruzwa, hacuruza abantu benshi hagasora benshi. Abantu benshi ubu ngo bari kuzinga amabinga. None imisoro ku bicuruzwa ntabwo yagabanutse. Icyo ni icyambere. Abaka inguzanyo muri banki ziriyongereye. Ninde uzasigara hagaze mu bucuruzi? Kwa ngari nko gushyira umunyu urusenda mu gisebe. Ntabwo byoroshye. Noneho rero bita Pierre Nyandwi aravuga ati ibi ntacyo byatanga gifatika kuko inflation ntiyatewe n'ubwinshi bw'amafaranga. Niko avuga. Ari ku isoko gusa. Ahubwo ahanini yatewe n'ibura ry'ibihahwa ku isoko ndetse no kugabanuka k'ubushobozi bwo kugura kw'abakiriya. Simpinyuye uyu mwanzuro ariko ndabona wo wonyine udahagije. Uyu niko ari kubivuga ati ibi ntacyo byatanga gifatika kuko icyo bita inflation ntiyatewe n'ubwinshi bw'amafaranga ari ku isoko gusa. Ariko se amafaranga ni menshi arahari cyangwa amafaranga afitwe n'abantu bakeya? Amafaranga yarahari hari hese ari kuva kuri iyo soko. Hari abantu bafite amafaranga byo ndabizi ubwatsi, abantu bayafite, ariko hari n'abatayafite bakene bababaye bahangayitse. Si byose wenda bari kureba bakabona bati aya mabanki y'ubucuruzi amafaranga barayaduha, hari abazakenera kuguza, wasanga bafite impamvu zikomeye ziri gutuma baguza. Niho kugira iyo nayo nashyira ku kuhenda ifaranga ryabo, urumva rero ko bizaba ibindi n'ibindi. None niho yavate ry'ibihwahwa, yavuze ati ahubwo ahanini hatewe n'ibura ry'ibihahwa ku isoko ndetse no kugabanuka k'ubushobozi bwo kugura kw'abakiriya. Ahubwo ibura ry'ibihahwa ku masoko, amasoko aburaho ibihahwa byagenze bite? N'abakiriya nubwo ntabyo ariko nabyo n'abakiriya nabo mbona ntabo, kuko hari ibyo ujya ku isoko n'ubundi ugasanga ni bikeya nk'ibyaginge mu Rwanda. Usigaye ujya no mu isoko ukabura karoti, imboga ukazibura, ugasanga mbega ibintu n'ibike ku isoko pe, kibaza aho bijya bikakureba. Ariko ndabona wowe wonyine udahagije. Noneho bita Didasi musoke, hano haza bita Nyirabirori Aline Maria. Aravuga ati iyo izamuka ry'inyungu ryiyongereye se ibirayi, ibishyimbo, ubugari, amavuta yo guteka, umuceri, kawunga byo nibyo bibona kuboneka. Rwanda mubyeyi wacu, ibiciro ku isoko byanze rwose. Iyo izamuka ry'inyungu ryiyongereye se ibirayi, aravuga ati iyo izamuka ry'inyungu n'ubu ntabwo bishobora kugabanuka. Gusa ubushize ko babikoze byaragabanutse, ubushize barabikoze ariko byakomeje gutumbagira cyane. Kubera iki? Niba kubera ko abahinzi b'ibirayi bazakenera kugura ifumbire, bakeneye kugura imbuto y'ibirayi, ni kimwe n'abahinzi b'ibigori. Ni kwa kundi rero bazajya kuguza amafaranga, baguza amafaranga bakayazana hariho inyungu, babaze bya inyungu n'ibiki byose, nabo umusaruro bazakuramo bazawuhenda, ahubwo bizarushaho guhenda. Kubera ko rero bakangurira abaturage gukora, n'ubundi baravuga bati umuturage beneri kiri kureba iravuga iti byanze bikunze banki z'ubucuruzi zizabonamwe abazaziguzamo, babe bakeya babe benshi, ibyo ntibitureba, ariko hari abazaguzamo. Ariko abazaguzamo ni babandi b'amakoperative akomeye, ni bande nabo rero, kubera ko hari abagomba kubakenera, bagomba kunyunyuza babandi byanze bikunze bagomba kugira icyo babakeneraho. Niyo n'ubundi banki ntizabura abaziguza uko bizagenda kose, bitewe na besoin humaine. Ni limite ntago zibarika, ni nyinshi cyane. Noneho rero bita Emma Escariyo ryazamuka cyangwa rikagabanuka, nge nta mpinduka n'imwe mbona, ahubwo ibintu bikomeje gukomera cyane kurusha
uko ejo byari bimeze. Ndagira ngo mbibutse yuko hano turi gusoma izi commentaire ni abantu bano mu Rwanda, mwebwe mwirwa muvuga muti Rwanda ruratengama, ngenda abanyarwanda baranyobera. Hagire ndangiza gusoma commentaire ndababwira. Noneho rero Angelo Bonaventure avuga ati niba inyungu izamutse abakenera amafaranga baragabanuka bank. Iyi aravuga ati niba inyungu izamutse abakenera amafaranga baragabanuka. Abaturage twakeneraga amafaranga muri izo banke ntayo tuzabona. Nituyabona inyungu izabiri hejuru. Umuturage nzasigara ntafite n'uburyo bwo kwigurira umuntu isabune, bije uburyo umusaruro wakwiyongera mu gihugu, ibirayi, ibitoki, umuceri, ibijumba biboneke ku bwinshi, niho ibiciro bizagabanuka. C'est ça. None ushobora kumbwira gute ukuntu uyu John Rwangomba ashobora kuvuga ati nimuzane amafaranga muri beneri menshi nibwo ngo umusaruro none ze ayo mafaranga niyo muzajya guhingira, ahubwo biyiga uburyo uko ayo mafaranga ibyo bicuruzwa byaboneka, biyiga uburyo igihugu cyapanura, abaturage b'Abanyarwanda bajya gukora hanze aho bishoboka, babona amapasiporo, babona amaviza, babone amaresepase, u Rwanda rubane n'ibihugu duturanye ndetse n'ibindi Abanyarwanda bajye gukora. Siko numvise ngo baguze ubutaka muri arya ni muri Congo Brazzaville, ko batavuga ngo Abanyarwanda bajye kubuhinga bapakira indege Rwanda yazije ziza zimena mu Rwanda, babuguze ngo bigende bite, nigeze kubyumva. Ayo mafaranga rero n'ubundi uko bayongeza wasanga baba bari kuyakura, ahubwo hari ahandi hantu ari bujye utamenya, kuko nabavuga bati ifaranga ryongeyeho hongereho ayangaya ku mugani w'uyu nguyu Bonaventure ati niba yongeza aho ngaho nta muturage uzajya kuguza, kubera ko najya kuguza yaguza ayahabwa ahenzwe, ntahindwa rero ntazayafata, bityo rero umuturage asigara ananiwe kwigurira isabune n'iki. Ahubwo ibitoki biraboneka bite mu Rwanda, ibijumba biraboneka gute, Abanyarwanda barahinga gute kugira ngo batere imbere bazamuke? Ni cyanga ari kuvuga dushake ibiryo ku masoko yacu. Iyo izamuka ry'inyungu Gasaro Dado niko avuga, izamuka ry'inyungu ryiyongereye se haba igabanuka ry'ibiciro. Reka nsome aba bantu bagiye bamusubiza. Alex Rwanda, yego birahura cyane muri economy, niko avuga. Gasaro Dado ati sobanura, tanga ibisobanuro byimbitse, buri wese usoma comment yawe ahite abona igisubizo kimunyuze. Noneho rero Alex Rwanda aravuga ati Gasaro Dado, iyo banke izamuye inyungu ku nguzanyo bigatuma abantu bagabanuka, hanyuma amafaranga ari muri rubanda akagabanuka, rero bigatuma ibiciro bitazamuka kubera amafaranga ari mu bantu aba ari makeya, ahubwo bigatuma ahari ariyo aguma hamwe, bityo ibiciro bikagenda bigabanuka kubera ko abantu nta mafaranga bafite ahagije yabo. Ubundi se Abanyarwanda bafite ayo mafaranga? Ubundi kubivuga wowe amafaranga Abanyarwanda bafite naye ni umuhinzi uyafite, ninde ufite, ni umwarimu uyafite, ku buryo uri kuvuga ngo nihabaho kuguza ngo bongere inyungu amafaranga azava mu bantu. None se ubundi niba yongera n'ubundi nanayatangaho ko azaguza hari icyo agiye kuyakoresha. Twibutse uzaguza amafaranga, niba ko niba ngusubizaho bita Alex Rwanda, niba ko iyo logique yawe uri kuvuga ngo iyo izamuye inyungu kuko nguzanyo bigatuma abantu bagabanuka, ngo abantu baguza bagabanuka. None se amafaranga mu Rwanda yarahari kubera ko abantu baguza? None se baguzaga ntacyo bagiye kuyakoresha kugira ngo banki nazo zigira amafaranga? Ngo abaguza bagabanuka. Ubundi se haguzaga bangahe? Tunanavugishije ukuri. Bishatse kuvuga ngo abantu baguza bagabanuka, bari abacuruzi baguzaga kugira ngo babashe kujya kuzana ibintu hanze nibagabanuka. Kwaguzaga abacuruzi, haguza abantu bifite bagize ni abacuruzi, tuvuga abacuruzi baguza amafaranga nibagabanuka.
ubucuruzi bwabo buzaba buhagaze? Niba uhagarara bizagenda bite? Noneho rero uyu wita Dismas Deni aravuga ati Alex Rwanda, niba inflation dufite yaratewe nuko hari amafaranga menshi mu baturage, ikibazo cyaba gikemutse rwose. Ntabwo ari ikibazo cyuko dufite amafaranga menshi mu baturage. Amafaranga menshi ari mu baturage ni bangahe kwijana mu Rwanda bafite amafaranga y'umurengera? Tujye tuvugisha ukuri. Nubundi ndagira nkubwiza ukuri yuko abafite amafaranga menshi y'umurengera nubundi niba yashaka nubundi bazagenda baterure mu mabanke, baterure nk'abatazishyura ahubwo, cyangwa batazishyura izo nyungu. Abaturage bavuga baguza banke ni bakeya. Ubuze kuvuga ngo bizatuma ngo abaturage ngo baguza, abaturage b'abahinzi bajya kuguza banke. Tubanze tubirebe. Abaguza banke niba abahinzi bajya guhinga mu mashyira hamwe, cyangwa abahinzi bagira, ubwo so muhinzi natajya kuguza zaba gihinze, naguza sakagurizwa henzwe, azagurisha kuri makeya. None se wari umuntu wajya kuguza amafaranga, kujya kuguza amafaranga kugura ibiryo gusa atazaza yakura? Noneho wita Alex Rwanda aravuga ati nibyo rwose ntago wibeshye, ni inflation nawe urabibona. Noneho Gasana Dado Alex, ibi ndabyumva cyane rwose, ariko se ikibazo ni amafaranga menshi ari mu bantu, cyangwa ni ibikenerwa bike biri ku isoko, kandi ababikeneye ari benshi. Ikindi, niba babishishikariza abantu kugana banke ngo biteze imbere, ikaba yazamuye inyungu, ubwo bazabihuza gute no korohereza abakene credit? Iki ni ikibazo gikomeye abajije. Barakangurira abantu bajye mu mabanke. None bakoze ikintu ari objectif yihe yo kugira ngo abaturage bakene bo kujya kuguza banke kugira ngo amafaranga ataba menshi mu mabanke. Urumva ko abaturage n'ubundi bazakomeza bagakina, kuko ntawe uzaguza n'uyaguza rero watanze credit w'akarima kawe, n'ubundi uzagatanga baze ugateza cyamunara cyangwa inzu yawe, kubera ko banki yakugurije ku mwikubo. None Alex niwe akomeje gusubiza aravuga ati ababikeneye ntago ari benshi ku buryo igiciro kizazamuka, kuko iki kizamusanga n'ubundi bafite ayo kwishyura. Ikindi, ayo abashaka inguzanyo bigenze gutya baba baciwe intege kugira ngo bajye mu yindi mirimo izatuma babona amafaranga ariko adaturutse muri banki. Gusa murabe neza ntazobe ari umusaruro wagabanutse mwaba muguye HS cyangwa aho rusije, ngo tazaba ari umusaruro wagabanutse. Nabyo biranashoboka. Banki ishobora kubona Beneri nta mafaranga arimo, iti tuzabikora gutya kugira ngo Beneri amafaranga yo gushiramo, kuko ibingibi byo kuvuga ngo turi kongera kugira ngo abaturage ngo bataguza ari benshi, nta mafaranga ari ku isoko, nta mafaranga abaturage bafite, nta yarimo rwose pe. None se hari umuturage bose barahaha. Ubusa ibi bintu babikoze bwa kangahe? Niho abantu ugomba no kunarebera. Ntago ari ubwa mbere ubwa kabiri. Ubushize ikiganiro twagikoze yuko bongereye, ndetse n'abantu benshi bashyiraho commentaire. Ngaho mumbwire ni ibiciro byaragabanutse cyangwa ubwo byazamutse inshuro byikubye inshuro nyinshi kuva icyo gihe byagenda gutya? Ahubwo bya bintu niba no gushaka, mbona ari kugira ngo amafaranga ave mu baturage ajya muri leta, ajya muri banke yicaramo, kuko niba badashaka ko abaturage batunga amafaranga, no kugira ngo hagire abayatunga agenda gumemo. Haguze ngo nyine ngo wakagombye kuguza ninde wagombye kuguza. None rero Fabrice, yes, ushobora kuba warize economy, kuko bavuga ko when demand increase price are increase, byumvikana niba abakiriya ari benshi supply nawe ashobora kuriza ibiciro, niho hava kuba umufungo wa dodo wagura 100 ugeze kuri 200. Rero niba amafaranga y'inguzanyo ari menshi, abayaguza bazagabanuka, cyangwa reka nkwereke iki ngiki arakubeshya. Hano mu Rwanda ukuntu ibintu bimeze ubu ngubu, ntago ikibazo ari uku dodo niba ziri kugura amafaranga 200 zivuye ku 100, ntago ari uko abazigura ari benshi, ahubwo ikibazo urumva nawe naho aba yaziranguye bamuhenze bya binini nakubwiye, na dodo ugasanga imirima iri mu mashyira hamwe, ishyirahamwe rirakugurisha dodo uko rishaka, kuko mu bishanga araho bahinga amadodo n'ibiki byose. None iyo uko bakuguriye nawe bakugurira fonction yuko bagize. Ubuso uzavuga ngo igihe cyose rero umuturage atagurisha undi muturage, hakaba hari boss ugomba kugena igiciro,
igiciro kigenwa uko cyakagenwe. Hano rero uzagenda uzasanga hari ahantu henshi dodo zumye zabuze abazigura kubera ko nta mafaranga hari nyine ziri guhenda. Iyo basanze zihenda zitanafite zitagize n'ubundi zirahumira. Hari aho njya nsanga ibidodo byarumye bari kuvuga ngo nayanga ariko bikarangira bimwumiranye bakanajugunya tu bigahomba kubera byabuze ababigura. Hari byinshi bipfa. Noneho rero Gasana doti none ubu nk'ubu uramutse ukeneye ka credit utangiye umushinga cyangwa waguye business, inyungu yaba ikunogeye. Uyu rero Alexis Rwanda aravuga ati normal ishimwe rando nabyo biri kubera abantu bose bigize abanyamugi ntago bahinga bihagije. Abantu bose ngo bigize abanyamugi ngo ntago bahinga bihagije. Iyo inyungu ku nguzanyo Alexis ari gusubiza Gasana Jado, inyungu ku nguzanyo izamutse no guca abaguza intege bigatuma abafite business zifite imbaraga ari bo bakora gusa. Nibyo byiza kuko abayobozi baba bacungira hafi. Uri kumva icyo bigamije? Iyi nyungu ku nguzanyo izamutse no guca intege abaguza. No guca abaguza intege bigatuma abafite business zifite imbaraga ari bo bakora gusa. Urumva ko iki ngiki cyo bigamije ukusero Alexis Rwanda no guca intege rubanda rugufi, babandi bakomeye bakaba ari bo bakomeza gukira rubanda ruri gukubitika ruguma hasi. Noneho rero Gasana Jean aravuga ati ndabyumva rwose Alexis Rwanda, ariko se ndibaza iyo abaguza bagabanutse banke zo ziba zunguka. Wibuke ko uko abantu baguza ari benshi ariko banke zunguka. Hano aravuga ati banke haba hari uburyo bwinshi zungukamo, ibyo ntago bizihungabanya. Niko iyo rwose gusobanurire neza uko bigenda. None ubwo kuzamura inyungu kuri izo banke muzi neza ko biri bukemure iyo zamuka ry'ibiciro? Ntago uri bukibonere. Aho nahita nafirima ko ritari bubikemure kuko nubundi nta n'ikintu nta n'icyo byakemuye mu bushize twarabibonye muri ibyo bibazo. Banyarwanda rero banyarwandakazi bakunzi bacu, bakunzi b'urubuga rwacu kuri Ganza ndetse no kuri Tsinda, ahangaha twari turi mu kibazo cya banki. Iyo yari discussion yari ishingiye kuri poste twari turi gusoma, kuko kano kari ka poste twari dukuye kuri ntuza kuri Facebook page ya hano y'igihe nyamakuru cya leta hano mu Rwanda. Abo bose badiskitaga niho bari, ariko nkuko ubona muri rusange uca urubanza washaka kuvugira ku ruhande rwerekana ko ari byo, aravuga yuko bigamije kugira ngo bice intege abo hasi, bityo abafite business zigaye cyangwa zibyibushye barushaho kuzamuka. Ariko ntago bizagabanura ibiciro, kuko nawe nazamura naguza amafaranga ahenzwe nayo ibyo azacuruza azabicuruza ahenzwe. Ese iyo tuvuga uwaguzaga banke, mwibuka ko abahinzi, aborozi, abarimu, bantu rucari, rubanda rwo hasi, nabo baguzaga kugira ngo bubake utuzu. Ariko si ukubaka utuzu tumwe tw'intuza, ni ukubaka amazu yo kubamo, babashe gukora udushinga duciriritse tubateza imbere, babashe korora, abo rero ntibashaka ko bazaguza. Niba bataguza bazicwa n'inzara, ahubwo bazakomeza komeza hazamuke za business zibyimbye, zijye ziza zibashyiriraho igiciro uko zigize zite, uko zishaka, zibashyiraho igiciro uko zishaka. Ndumva ari uko nguko ngiye mbibona, nta kundi nabibona birenze uko nguko. Banyarwanda banyarwandakazi, nshingiye kandi yuko n'ubushize byagiye bibi bintu, ariko muri kuba ntibigira icyo bihindura ku buzima bw'abanyarwanda, ahubwo bikakomeza guteza ikibazo mu izamuka ry'ibiciro. N'ubundi ibiciro bizakomeza bizamuke.
n'uwo mu mashyirahamwe y'ubuhinzi uzajya kugira agahindwa na banki gutyo nawe n'ubundi azakomeza azamura igiciro. Ni ukuvuga rero ibintu ku mugani uwavuze ati bagombye gushaka uburyo ibiryo biboneka mu Rwanda. Hari uburyo bwinshi nagiye nerekana ibiryo byaboneka mu Rwanda. Hari uburyo bwo kugira ngo umuhinzi ahinge icyo abona kimubyarira inyungu, azabonamwo ibiryo akabonamo n'amafaranga. Hari n'uburyo abanyarwanda dusa n'abasohoka muri iki kintu mbona gisa n'ikimeze nka gereza. Niba turi muri se koko umuntu ntajye guhaha inanasi Uganda ngo bamumene umutwe ngo afite forode, nk'uko twabibonye ari ku mupaka w'u Rwanda na Uganda, umuturage ari kuvuga ati daso yari yirengeje. Harimo n'uwagaragaraga ko avuga ko akora aca amatike, niba ari amatike niba ari ku mupaka. Igihugu gipanure, tumenye niba ubutaka bwarabaye butoya cyangwa agahugu karabaye gato, abantu bisanze bashakishirize n'ahandi. Ibyo bidusaba icyo bita ububanyi n'amahanga bukora. Bimwe njya mvuga yuko FPR yananiwe icyo bita diplomasi, ububanyi n'amahanga. Ibana n'amahanga ya kure, ariko amahanga ya kure ntabwo ari yazaza. Niba babana n'abantu muri Aziya, muri Amerika nahe, ibicuruzwa nibiva muri Pakistan bizagera mu Rwanda cyangwa nibiva mu Bushinwa nahe byiyongereye byikubye, ariko ibihingirwa mu Rwanda. Ariko hari ibijya bimba, ari ibijya bintangaza. Hari ibiviyongeyo bikaza wabigeranya na n'ibyakora no mu Rwanda, ugasanga ikorera no mu Rwanda nibyo biri guhenda cyane kurushaho. Ntabwo rero ibintu bikorerwa iwacu twihingira, umuhinzi ari we wahagombye guhendwa n'ibyo yihingiye, kubera ko urahinga ugahingira ishyirahamwe, ejo ryashyirahamwe rikaba ari ryo rikubwira riti tugurire kandi ari wowe warigemuriye. Nuko rero twikomereze tubabwira tuti n'ubundi ntabwo ibi bintu birangira gusa. Ibi bintu ntabwo birangizwa n'amagambo, nta nubwo bizarangizwa nuko twirirwa tubivuga gutya, tuzabivuga tuzasarara. Ibintu bizarangizwa nuko ababinaniwe cyangwa bananiwe kubitunganya hazaba hariho uburyo batazaba bagifite inshingano. Hari abandi rubanda abaturage mwebwe mwahaye inshingano cyane cyane mubonamo ubushobozi bwo kubakorera nk'uko mwikorera n'uko nabo bikorera. Iyo wananiwe burya niyo mpamvu ujya usanga mu bihugu habaho impinduka cyangwa bodimo. Erega ubundi partage kitaburi y'ubukungu nanone niyo igomba kuganza mu gihugu. Njya mbivuga yuko burya ahantu hari ishyaka rimwe riba ku butegetsi cyangwa se ubutegetsi bumwe bwizimbaho utemera gutsindwa cyangwa umuntu yemera gutsindwa, basanga meya we ntashobora kuva azamara imyaka n'imyaniko cyangwa ava hano yimukira ahandi. Ubu mu Rwanda hatsinze irindi shyaka cyangwa ubuyobozi bugahinduka mu bundi buryo. Njya ntekereza yuko burya hashobora nk'ubu nk'urugero mwizerwa nsinze nkayobora igihugu, icyaba ni igiki? Abashomeri bose bagenzi banjye baba bongeye bariye, nibo bazamuka. Nkahita mbwira ba bandi bamaze imyaka bakora, mwatubwira kwihangira imirimo, namwe mugende muyihange. Natwe turaje, twebwe ntabwo twamera nk'abo ngo twakubahiriza manda. Twamara kugira natwe tumaje kubona igishoro abaturage batwizihiye baduhembye kuko twabakoreye neza, icyo gihe tuba twaranabakoreye neza baranazamutse, natwe tukaza kubafasha mu guhanga imirimo, tukaha abandi akazi kakaboneka. Naho ubundi burya iyo abantu bizimba ku butegetsi, nongere mbisubiremo, icya mbere haba hari amakosa bakora kandi amakosa akaba ari kontini atajya acika. Hariho kuba bakwiharira ubucuruzi, kuba habaho ukimenyane na ruswa n'ibindi bihora bisirikira hagati y'abantu bamwe, kuba akazi wenda katatangwa mu buryo nyabwo, kuba baho umuntu ngo nuko wenda tubona ari equipe ngo ni change par equipe kiganye, nabonye bakunda kubivuga. Ibyo byose ariko iyo hagiyeho undi muntu nkuko nabivuze ashobora kuzamura urwego rw'abantu nabo bari barasigajwe inyuma n'amateka.
nabo bakazamuka uko aba bavuyemo. Ba bandi bamaze igihe babayeho neza n'ubundi ntibazajya hariya ngo bapfe cyangwa bagire gute. Nubwo banarya ibyo bakoreye n'imyaka n'imyaniko ntibazanabimara, ariko iyo bakomeje kugumaho n'ubundi bwa bukungu bukuma gusirikira muri bo. Ubutegetsi iyo buhindutse, politike y'ubucuruzi irahinduka, ubuhinzi burahinduka, bitewe nuko nabo baba bafite indi gahunda. Icyo gihe babyeretse rubanda nirwo rubikemura ruti tuzabakora ibi ngibi. Iyo bahawe ubwo burenganzira rubanda iravuga iti uriya muntu uko niwe tubona twagendana. Nuko rero nuko ibintu bihinduka, rero tukaba tubwira abaturage tuti byose biri mu biganza byanyu kugira ngo tuzakire tuzamererwe neza. Nuko tuzaba dufite mwebwe, tuzaba dufite ubushake, tuzaba dufite ukwemera, tuzaba dufite imbaraga zo guhindura ibintu no guhindura abantu no kwishyiriraho abantu. Nta muntu wishyiraho. Iyo umuntu yishyizeho burya agukorera nabi kuko aba yishyizeho nyine, cyangwa iyo umuntu wamushyizeho ku gatuza cyangwa ku gitutu, nuko bigenda. Duharanire yuko amahoro yaganza aganje, twese tubigizemo uruhare. Mukomere rero, kigareka tugisoreza aha. Uyu munsi twaganiriye live tugaragara, twari tumaze iminsi turi ahantu muri kwe, nabaga nibere nyuma y'iriya ntebe muri kureba nyuma y'inyegamo twibereye mu kigunda. Urabona ko tuvanyemo n'ibyatsi byinshi byabaye byinshi cyane. None ngo bitera inyota cyane, bitera icyaka, amazi arahenda i Kigali. Urumva ko rero hari igihe inzembe ziba za jirete ziba zarabuze. Tujye tunaganira, tunatebya, tunaseka, ko nubwo tuba tubabaye tuba tugomba kunyuzamo tukakanyuzaho nyine. Ariko reka mbibwirire ngo tuzongera tuganire ubutaha, kandi tubashimira uburyo mukomeje kudukurikira, mukora subscribe, like ndetse na share, mwiyabonesha ku mbuga zacu. Mukomeze rero mushyiremo agatege, mushyiremo agatege, nanjye ngashyiremo, nawe ugashyiremo. N'ejo bundi tuzongere nyine. Ikiganiro rero nakagira gute, nakagaruka tuzongera n'undi munsi, twishime tunezerwe, ndetse nababwire yuko igihe kizagera tukanabyina, tukavuga tuti Mana warakoze kuko wadufashije. Abanyarwanda twari tumaze imyaka n'imyaniko turira, turishimye. Nta mpunzi, kano kuva ntarangiye kubivuga nabi ngo nta mpunzi ikibaho. Oya, impunzi zose zaratashye ziri iwabo, gusa ngo nta ikibaho nuko zaba zarapfuye. Bivuze mu Kinyarwanda kitari cyo. Impunzi zose ziri iwabo. Umunyarwanda, amarembo y'u Rwanda ameze nka kiliziya, nk'amarembo ya kiliziya. Kiliziya buri gihora yasamye gutya amaryango yayo. Ni gake uzajya burya Saint Michel ugasanga chapelle ifunze, cyangwa se ku cyumweru ni gake uzasanga kiliziya ifunze. Bimeze gutya kugira mwinjire, urinjira, iyo ugezemo ntibakinga, washaka gusohoka ugasohoka. Nuko n'amarembo y'u Rwanda yagombye kumera. Igihugu cy'u Rwanda kikwigwaho ku buryo kizongera umubare w'ibihugu ujyamo ukoresheje irangamuntu. Twari twagize amahirwe y'akataraboneka akomeye cyane, kugira ngo tujye tubasha gutembera mu bihugu dufite irangamuntu. Ariko hari abantu baburizamo ibyo bintu, badakeneye ubwo buryohe. Twajyaga Uganda n'irangamuntu kugera Kenya, East Africa, ngaho mbwira iyo biza kwemera na Congo tukaba tubanye neza. Ariko hahise yikubitamo ikintu ngo Uganda tugiranye ibibazo, bigeze muri Congo. Tanzania yo nubwo ari muri East Africa, ariko ibyo yari yarabyinyoye. Bishatse kuvuga ko ari ikintu yabonaga kirimo kirisha inyuma y'ibindi muri East Africa abantu bazi. Ariko turamutse dukoze East Africa kuko nya burya irangamuntu ni nkaho n'ubu no mu Rwanda yakirangamuntu, twe twakoze igihugu kimwe. Mushakishe rero baturage bacu b'u Rwanda, abi bihugu byose tujye duturanye, dushakishe icyahuzaho ko ibyo bintu birushaho kuba byiza. Burya ngo nta kavukire ngo ukirira iwabo burya biba bigoye. Hari igihe ushobora mu Rwanda kuba byanze ugakira Uganda cyangwa Tanzania, bitewe nuko ariho ikironda cyawe giherereye nyine.
hari ubundi uzarebe nko mu mujyi wa Kigali bumva ko abantu batuye benshi atarahavuka abaturuka ahandi, abimukiriye bageze ahandi barakora cyane. Rero tube tugiye hirya no hino twongere ndetse niba East Africa bikagenda n'ahandi tugakomeza dukomera. Nuko rero mukomere cyane, ikiganiro nakagaruka mbashimire ko mwankurikiye namwe, kandi munshimire yuko mbahora hafi kandi duhora tuganira nta gucika intege nubwo tushaka kuzicirubwa n'abisi, ariko abisi nyine n'abisi twese ntituva amaraso, ntiturakoze mu nyama n'iki byose. Twese nzi ko Imana igomba kutumenya kandi ikazagira ibyo ikora hagati yacu. Ikiganiro nakagaruka ni Mwizerwa Silva, Perezida Pesi Mbera kuri Kigali mu Rwanda. Ciao.